murakoze ku mwanya nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Mfite agahinda kenshi ko kutakubona, nakwifuje imyaka myinshi. Mfite imyaka 85 nitwa Sebazungu Yisa. Dufite agahinda kenshi, abantu bamugaye turarenganywa buri munsi. Wagira ngo urakambakambye umuhanda bati turagupakira, bagaterura bakanaga mu modoka. Icyo kintu cyarambabaje cyane, buri gihe kinera agahinda. Ndakuregera n'ubukene, ndakennye cyane, ndashonje, mererwa nabi buri gihe. Turacyurirwa, turirukanwa, ntiduhabwe agaciro. Okay, birumvikana. Minister for Government, kurikirana kesi neza. Imana iguha umugisha n'amahoro kuba uduha agaciro, ariko abandi bakakatwiba. Twarabaye cyane. Kwanza, okay. Ubu nirukanwe ku musigiti wa Kacyiru. Nta kosa mfite. Uretse gato. Abangaba baba bakwiye kuba bafite na buriya bugare bagenderamo bubafasha. Impamvu butabageraho ni iki? Ubundi habaho za porogaramu zifasha abantu kugera kuri ibyo ngibyo. Abasigara inyuma basigara bati mwagiye mukurikirana mukamenya. Hanyuma n'ibyo bindi asaba by'ubufasha, mumenye ubufasha akeneye, hari uburyo bwo kumufasha. Birumvikana ibishoboka byose biraza gukorwa vuba na bwangu, nta kibazo. Menye Doris. Undi we hari ibindi afite bitandukanye, hari n'undi nawe afite ibyo ashaka kuvuga. Nawe ni nk'ibyo. Umudamu we bite nawe ni ibyo navugaga, ni nk'ako kagare abandi ntibashobora kubona bakabugenderaho. Burahari, hari uburyo bwabyo, ariko sinzi impamvu bitagera ku bantu. Mubumve bose, hari n'undi wari uje inyuma. Mubumve ibibazo byabo, hari uburyo bwo kubikemura. Murakoze cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Natwe twese twateraniye aha, gahunda rero y'ibiganiro nahangaha. Hari n'abandi bari benshi bari nayo maze. Murakoze. Gahunda ishyireho uburyo bukurikirana bwumva ikibazo cyari cyo. Protocol nidufashe iduhere uyu mwana w'umukobwa mikro. Turafata umwe muri runo ruhande n'umwe muri uru ruhande. Hano na hariya hejuru turafata umwe. Protocol nidufashe ibegereze mikro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbe ndashimira Imana, ndashimira umuyobozi w'igihugu, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Umutima wanjye uranezerewe cyane cyane, n'ubwa mbere mpuye namwe amaso ku maso. Naye narabisabye Imana mu masengesho ya buri munsi ko Imana yazampuza namwe tugahura. Rwose ni ibyishimo bikomeye mu mutima wanjye n'uw'abayisilamu n'uw'abanyarwanda muri rusange. Ndasabira imbabazi musaza wanjye ufunzwe, afungiwe imageragere
yishoye mu biyobyabwenge, afite abana bato, mama arashaje ntabwo akibashije kubarera, ni njyewe ubafasha, ariko nanjye ibyo aho nkura ni hafi ya ntaho, nyine ni gake gake. Nabasabaga, narebye kenshi mutanga imbabazi, narebye kenshi muracyazitanga, muzahora muzitanga, ndamusabira imbabazi ntazongera rwose, kubera Imana ibabibafashemo, mumubabarire aze arere abana be, akorera igihugu, ntabwo azongera. Ibyo abantu b'ubutabera babisuzuma bakareba. Yitwa Nizeyimana Abdul, afungiwe Mageragere. Murakoze. Amaze imyaka 7 afunzwe, mudufashije rwose, amaze arahanywe rwose, byadushimisha cyane. Murakoze. 7 ku by'ibiyobyabwenge gusa. Gusa nta kindi ntiyigeze afungwa, nta nubwo yari yarigeze afatwa na rimwe. Ibyo bazabi. Murakoze cyane nyakubahwa. Abutabera, take note. Protocol bafite mikoro bajyana kuri ruhande, ku ruhande rw'inyuma, naho twakura umuntu umwe igira icyo abaza. Protocol ishinzwe gutanga mikoro badufasha bagatanga umwanya umwe hariya ku muntu w'inyuma. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mbanje kubasuhuza mbifuriza amahoro, imigisha n'impuhwe by'Imana mubane nabyo. Natwe twese abanyarwanda n'abayisilamu n'abayisilamukazi muri rusange, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, byageze muhe n'amagambo kugira ngo abandi inzozi ndazikabije. Iki gisibo cyose natekereje mu minsi 10 ya nyuma, natekereje ndamutse mpuye nawe. Nabasabaga ntuye mu karere ka Nyanza, intara y'Amajyepfo, nitwa Dusabimana Afsa. Ikintu cya mbere nabanzaga kubasaba, mfite ibibazo 2. Ikintu cya mbere nabanzaga kubasaba, twagize iterambere ry'umusigiti, umushehe wacu yatwubakiye, Nyagasani we amuha ibyiza, Shehe Uthman Kabiriti. Ni intwari, mbona agera ikirenge mu cyawe, kuko ntabwo yikunda, nawe kandi niko uteye. Imana ikomeze iguhe ibyiza kandi igumye igushoboze kutuyobora neza. Ikintu nagira ngo mbasabe, yatwubakiye umusigiti, ariko iwacu ni ku gicumbi cya Qur'ani, kandi Qur'ani turayubaha. Dukeneye inkunga yawe, twubakirira abana amashuri, ishuri mbega natwe ry'icyitegererezo, ku buryo igicumbi cya Qur'ani iwacu kizagaragara neza. Ikindi kintu nagwasabaga kindi, muri iyi minsi batwandikiye, barimo batwereza ama message ya mituweli. Ngenda banza nivugire, nukuvuga ngo ngiye mfite abana 2, biwacu ni ntaho nikora pe, nabaga mu cyiciro cya 2, ariko natungwe no kubona message, mfite abana banjye 2, nanjye ningewe ninjye bahagarariye. Nukuvuga ngo nagiye kubona ntungwe na message inyereka ngo ngomba kwishyura 2026 ibihumbi 60 bya mituweli, kandi no kuvuga ngo twatangaga 3,000, ariko mu by'ukuri nta bushobozi mfite, sinkora, ngira ikibazo cy'umugongo, mba ndyamye mu rugo, ngira ngo abantu bose biwacu barabizi. None twagira ngo duhe ubufasha. Murakoze. Imana ikomeze. Ariko ubufasha bwa mbere bukwiye kuba buriho n'inzego zibishinzwe. Nk'icyo wabigize ntabwo byategereza igihe nzabonekera nkaha cyangwa iki, muba mukwiye kugeraho mubigeza, bikazamuka mu nzego, bikanafasha no kugira ngo igihe abantu baba bagena biriya bigomba gukorwa, bamenye ko hariho abantu nkawe bakwiriye kuba bafashwa. So uburyo wabuze aho kigeza mbere nacyumvise, kandi turaza kubikurikirana.
ariko ndagira ngo mvugire n'abandi batari hano cyangwa bafite ikibazo nk'icyawe baba bakwiye kugira aho bageza ikibazo nk'icyo cyangwa icyifuzo nk'icyo. Haba habaye iki? Waragerageje biranga, byagenze bite? Ku nzego z'ibanze no ku zindi nzego haba hakwiye kuba hari uburyo abantu bumva ibintu nk'ibyo, noneho no mu gufata ibyemezo tukagira aho duhera, sibyo? Murakoze cyane bavandimwe bayisilamukazi duteraniye hano, ndetse namwe mwese twahuriye muri iki cyumba twakira umukuru w'igihugu cyacu nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Ndagira ngo twigomwe uyu munsi dusoreze hano. Abafite ibyo bifuza ni byinshi, abafite ibibazo bari kubaza ni benshi. Ubutaha insha Allah tuzongera duhure nawe, tuzasubukura aho twari tugeze, ariko uyu munsi tumuhe umwanya abashe gukomeza gukora inshingano z'igihugu cyacu. Murakoze. Mwakoze cyane, mugire amahirwe mwese.